Nagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho uri hose, ukaba ugiye kubana nanjye Ndakize Fred. Tukaba tugiye kugaruka ku buzima n'amateka y'umutegetsi wabayeho mu mateka ya Libya ndetse no mu mateka ya Afurika. Ni umugabo wari utinyitse mu Barabu ndetse no muri Afurika, yewe no ku isi hose. Umugabo wavugaga ijambo isi yose igahinda umushitsi. Ni umugabo wategetse igihugu cya Libya imyaka 41, amezi 11 ndetse n'iminsi 22. Ni umugabo warambye ku butegetsi mu mateka y'isi. Gusa ni umugabo warwanya intambara zitabarika, ahanganye n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Yitwa Colonel Abu Abdal Muammar Gaddafi. Umugabo wahinduye Libya paradizo yo ku isi. Akigera ku butegetsi, Libya yabaye igihugu cya mbere gifite abaturage babayeho neza muri Afurika ndetse no ku isi hose, dore ko hafi y'ibintu byose byari ubuntu, birimo kwivuza, kwiga. Umuturage wo muri Libya ntiyasobanurirwa ukuntu umuturage wo mu kindi gihugu ashobora kwishura umuriro w'amashanyarazi. Umubyeyi wabyaraga muri Libya yishyurwaga fagitire yose na leta ya Gaddafi, ndetse agahabwa n'amafaranga nk'igihembo azamufasha kurera umwana aba yabyaye. Umuturage wo muri Libya washakaga kuja mu myuga y'ubuhinzi n'ubworozi yahagaga ubutaka ndetse n'imbuto azatangiriraho, yewe agahabwa n'amatungo yo kuzatangiriraho. Ibyo byose n'ibindi bitandukanye ndetse n'ibyinshi nibyo byaranze ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Gusa kuba ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, yari umutegetsi wategekeshaga igitugu ndetse wari urambye ku butegetsi. Yitwa Muammar Gaddafi. Yavutse ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatandatu 1942. Avukira iruhande rw'umujyi wa Sirte, aho ni muri Libya, dore ko yavukiye mu muryango ukenye cyane. Yize amashuri ya primaire ndetse na segonderi mu ishuri rya Kisilamu. Gusa yaje kugira ibahati abona umuntu umwishura amashuri ya segonderi ahitwa Misurata, dore ko yari umukene cyane ndetse n'ababyeyi biwe. Gusa mu myigire ye yakundaga amasomo y'amateka. Mu 1961 akirangiza amashuri ya segonderi, yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Benghazi, aho ni muri Libya, hamwe n'izindi nshuti ziwe. Bakaba bararangije amashuri yabo ya gisirikare mu 1965. Akirangiza amashuri, nyuma y'umwaka umwe gusa, mu kuva mu 1966, yoroheje mu myitozo ya gisirikare mu Bwongereza. Yari nako yakomeje kuzamurirwa amapete kugeza ageze ku ipeti rya kapiteni. Gusa akiri mu myitozo ya gisirikare mu Bwongereza, Gaddafi n'abasirikare yari ayoboye batangiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'umwami Idris wari uyoboye Libya icyo gihe. Ku munsi umwe, ukwezi kw'Icyenda mu 1969, nibwo Gaddafi n'abasirikare yari ayoboye bahiritse ubutegetsi bw'umwami Idris, ubwo yari ari mu Turukiya, yari agiye kwivuza. Ndetse Gaddafi akaba yaraje gufatikanya n'abandi basirikare bari inshuti ziwe magara. Gaddafi akimara guhirika ubutegetsi, yabaye umukuru w'ingabo ndetse aza kuba umukuru w'urwego rwari rumaze guhirika ubutegetsi rwitwa RCC cyangwa se Revolutionary Commander Council. Nyuma y'iminsi mike yahise atangaza Repubulika ya Libya, dore ko mbere bwari ubwami buyobowe n'umwami Idris. Mu mwaka w'1970 yatangiye urugamba rwo kwirukana abazungu b'abataliyani ndetse n'abongereza hamwe n'abanyamerika bari bagize iminsi muri Libya. Gaddafi akimara gufata ubutegetsi yashize imbaraga mu kwita ku baturage ba Libya, dore ko umuturage wese wa Libya yivuzaga ku busa. Abaturage baturaga mu nzu za leta ya Gaddafi. Kwishura amashanyarazi byari inzozi ku banyalibiya. Amashuri guhera primaire kugeza muri kaminuza byari ubuntu. Umunyeshuri wese warangizaga amashuri ya kaminuza atarabona akazi yahembwaga amafaranga angana n'umushahara yagahembwa ari gukora. Umubyeyi wabyaraga yishyurwaga fagitire yose ndetse agahabwa n'amafaranga k'igihembo cyo kumufasha kurera umwana aba yabyaye. Ku butegetsi bwa Gaddafi, Libya cyari igihugu gitinyitse ku isi yose. Naho muri Afurika, Gaddafi yari umubyeyi, dore ko akigera ku butegetsi yaguze intwaro za kirimbuzi. Icyo akaba ari ikintu cyatumye ubutegetsi bwe butinywa cyane ndetse n'igihugu cya Libya. Ari nako yakomeje kurwana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abataravugaga kimwe n'ubutegetsi bwiwe. Gusa uko yatezaga Libya imbere, ni nako mu bihugu by'Abarabu yubakaga imihanda ndetse n'imisigiti itabarika. Muri Afurika, Gaddafi yateye inkunga ibihugu bitandukanye ndetse akaba yarahaze kuzana igitekerezo cyo gushinga leta zunze ubumwe za Afurika. Gusa bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika
banze iki gitekerezo bavuga ko Afurika ari umugabane urimo abantu benshi bafite imico ndetse n'amateka atandukanye. Gusa kuri Gaddafi bwari uburyo bwiza bwo kwikura mu bukoloni bw'abazungu, dore ko yari afite umushinga wo gushyiraho ifaranga rimwe rya Afurika ryasimburaga idolari ndetse n'andi mafaranga y'abazungu rikoreshwa muri Afurika ndetse kugeza n'ubu. Gusa uyu mushinga waje gutera abazungu ubwoba kubera ko bari bagiye guhomba bikomeye. Nibwo Amerika ndetse n'ibindi bihugu bya OTAN ndetse n'Abarabu b'Abanyalibiya birengagira ibyo Gaddafi yabakoreye, ndetse n'Abanyalibiya batangiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe, dore ko batangiye kugumura abaturage bababwira ko Gaddafi ari umutegetsi uyoboza igitugu ndetse arambye ku butegetsi, bityo ko agomba gukurwaho. Gusa Abanyalibiya bahise babyumva vuba, nibwo batangiye kwigaragambya mu mihanda bashinja Gaddafi kuramba ku butegetsi. Gusa abazungu bari bazi icyo bari kurwana naco, dore ko iyo Afurika iza kugira ifaranga ryayo bari guhomba bitagira ingano. Nyuma yo kwihuza kw'imitwe yo muri Libya ndetse n'ingabo za OTAN, nibwo intambara kuri leta ya Gaddafi yatangiye. Gusa byari bigoye ko leta ya Gaddafi yatsindira urugamba kubera ko rwari rufite imbaraga nyinshi, rwari rushigikiwe n'amahanga ndetse n'ibihugu bimwe byo muri Afurika. Gusa Gaddafi akibona ko intambara imwegereje, nibwo yahunze umujyi wa Tripoli ahungira mu mujyi wa Sirte iwabo mu cyaro. Gusa drone za OTAN zaramubonaga uko yagendaga kose, dore ko yari arimo yerekeza ku iherezo ry'ubuzima bwiwe. Gusa mu gitondo kimwe ubwo drone zarimo zigenzura aho Gaddafi ari, zabonye imodokari, umurongo w'imodokari 75 zarimo zisohoka mu mujyi wa Sirte. Gusa ntibari bazi neza ko Gaddafi zirimo. Nibwo indege za OTAN zahise zirasa izo modokari, ako kanya imodokari 20 zahise ziraswa zirimo n'iyo Gaddafi yari arimo, ndetse aza gukomereka mu musaya kubera ibisasu yari yarashwe. Nyuma yo kuraswa, bamwe mu basirikare bari kumwe bahise bamufata bamushira hafi aho mu mwobo wari urimo ucamwo amazi cyangwa se uwo twakwita umufreji. Ako kanya ingabo zamurwanyaga cyangwa se imitwe yitwaje intwaro y'Abanyalibiya zahise zihagera zimusanga aho yari ari ziramufata. Gusa yababajije icyo bamuziza n'icyo atabakoreye, bityo rero ko batagomba kumvira abazungu baharanira inyungu zabo. Gusa ntibabyitayeho, bahise bamwica. Gusa ibyo bababwiraga baje kuzicuza kugeza n'ubu. Ngaya amateka ya Colonel Muammar Gaddafi wateze igihugu cya Libya imyaka 42, akaba umutegetsi wari utinyitse mu Barabu, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Gusa ibyo yakoze ni byinshi muri Afurika ndetse kugeza n'ubu biracibukwa ndetse turacyabyiga no mu mateka.